shaka bashatse kunyagaho umugari yanze no kuza Teka ye bakose cyaka ko agiye kuryama hano tuhaguriye none se wangigira we ntabwo arumwe ngo dutange ugiye kuryama kandi kukibaza kuki warya base turi mu nzu tumaye ko twese turi mu nzu iki none se hano uje gukora iki ahubwo wowe utekereza neza wasanga uri murarota wasanga uko kamavye tunyabe nguri gare ko kari koma none paparanyica we ninyo yanje we natwe abana dukunda zirimo komedi akose shawa ba muhigi ko numvuze kuvugira none se wowe wamuhigi ryari ko numara uzi kuvugiriza oyange nago nigeze mbo muhigi cyane ibintu byose bikoreshwa n'iminsi hano tumeze nabi mwana ngiye shasi yo minsi nawe wayumva sha nayumva se ndi umuntu nayumva se ndi umuntu shabyihore minsi nago uzoyakonye sha baravuga ngo iminsi ko ningwe barabeshye iminsi ko nabana ko ningwe ntabwo batekereza uriya mugani bazawuhinda nakuri aba bavuga kuri abacuritse ngimbwa ziranoga n'abagabo baranoga neza turabagabo yaturimbwa twe turimbwa mwana ngewe urunyise nka ntabwo ndimbwa bazanga impamvu narimbwa ngambwira impamvu utarimbwa ariko uzi imizigo ufite wowe ufite imizigo ndi umuhanzi wawe kubarya ufite imizigo koko none se reka ngo ngaho n'amagabe genda shaka kuzajya studio ndashaka kuzajya studio uzajyana n'umutwe gusa da niba guca igihanga se uzasigara uri igipama uzajyana iki studio niba aca igihanga yakora umutwe uramufite n'amaso abaganga bazakaca nagiye gukora iki se basi ese uvuze ngo ndashaka kuzajya studio nyine ndashaka kuzajya gukora ingoma nese ngo muzayikoresha iki icyambere cyo urimbwa nkanjye uzakoresha studio ujyane iki studio se wajyana ibicere nyine bakaguha indirimbo ubwo cyangwa shaka usigaye ufite ibigoro utikura bakagwa amafaranga baya nta bigore ne kura mani giye mfite ingoma fro ufite ingoma mfite ingoma ngaho banze nima gapera yenda byeme nakumvisha itegura ahubwo ngaho nama gapera numva kamanze nebeza ubundi nze nkuha gapera saka nesa nta gapera gusugiye kuma kugutebeza ni mpamvu nta gapera cyameze nk'aba bahanzi bari imidimba bakubwira ntacyo witegure kandi twingoma ngiye kugutama nawe wikunde ngaho yine mo rero dore amatwi nawe banguye utari kundeba urumva gapera ndivuga gute mutandeba abo ni ngoma zawe umva kuno gatangira ngoma zawe niko umuntu uganga kurebe mwana ngewe mbyandika ukumva mwana none dore kuno gatangira mbwira kabisa murarisonze mbwira nini ndi kukumva mbwira kabisa yo hari kera ubwo twari twicaraga ubuzima bukadukanda turi ku mihanda ariko bana yanjye hari igihe kazafatwa abajama bacu bakadukorera mu ngata hari igihe rimwe abaguca intege ari bo bazakumotiva cyararenze tweganye nabyo cyangwa no kuri umutinde mwana sha nawe imana urayifite nyine indumukene umutinde bwawe ntabwo bwushana ibyakuna pe imana urayifite pe ariko mwana we nyita umutinde ari kazafatwa mani bro kazafatwa ariko kazafatwa ku bandi mwana wewe uzaza uzi ko kazafatwa nta mwana amafaranga ni ari imbere bro niba uzi kuri nta amafaranga nyine kuvuga nese uzayakura nese wakora ingoma n'amafaranga ufite nyine ndi kuyashaka kugira ngo nzajye gukora nta nibima mu muntu yabona ngatiku yabona amafaranga yego ko mwami Yesu nge ntabwo ndi kuri urwo rwego rw'umupfubuzi muri no Kigali reka nkubwire ugiye kwita ku mabuno mbona ukita ku bisusu mbona cyangwa hasiga ubuzima ejo bundi hari cyo navutiye kinkubita birindwi aho jana nayimeze neza kirira babirindwi uvugisha bigore narakinyatsi yagirize yo umva reka nkubwire nge ibigore ndabyirinda none se mani wandangisha bitatu none ka bitatu none wawe ucitse mwana bitatu yonyine oya ariko nkubwire none se kugira ngo wirirwe nakazi ufite ni wabona ikiraya ukajya kugipfubura kikaguha icyatanu cyatanu ngewe ngo mbonye no amijumbi nayo nayari ngewe ngo yaba ari sasa hari y'umutsima ariko ino Kigali mwana wabona wayibamo ahubwo ni mwana chaka ngewe ngubu kwa n'inzara ifite ngewe na tuwasa nazikora niko natamubona ngewe mwana niyo nje gusambana ngiye kubireka kuko ndabona nta n'inyungu ngewe nta nubwo sambana mba ngo numve kuri indaya none sanzuri oya kwa ndinda barabizi gusa mwana chaka urabizi chamani ngenda bonera ko nugasima kabishyira kanitaye nanye mwanditaye mwana ukujya kwiryamira none se ukere umeze nabi wakora iki reka tujye kuryamisha buno buhinda bwawe kuryamisha ubuhinda n'ubutsina ukabugarika no kuryamisha kagahinda kuko ubuzima cha Kigali suko sinzi karo bya Kigali n'uyoraye sinzaga ku Kigali umunsi wa mbere nkikijya ngiye gura koguzi ku injyame nkabona ko ukwezi kuranye sawa mwana reka nako nzaga uko gahunda nukuryama nukuryama naki uko gora turahura ku gasima turahura hane turaga film harahane kujya kwabunya mwana nari saa kutagenda se reka nye nari mwana Teka ye ariko shawura muti parasete ariko ugura muno nagenda jewe inzara fite yose niyatuma nicyama ubungu ntabwo nguburi gukora ahubwo igifu kiri kumatiriza ngo ushaka ibyo gishyiramo ahubwo reka nze mwere reka ndaseboro cyo kubona ndaryama ahubwo cya giti bereka nyireke kiryame nzabona inzara ikigaritse shita tsimbura boro tu Teka ye cyagiye se sha
ahura ngo njya kuryama iki ubinde wayiryamana iri zeru ariko abantu muratebye ubwo rero ngo uzigenda uryame njyewe ngo ntabyo kuryama ngiye guhiga ahubwo none ndamutse mbonye nka boro nibura byo nayo byo nabona nakagari cyangwa nkabona nakayoga ko kunywa nkabona ko namera neza nakumva ari sa none ngo ndajya kuryama wowe genda uryame ibyo bigarike mu nda ngiye guhiga borosha ariko man bashatse kunyagaho Yesu banyahehebwe yanze no kuza Reka ye. ariko se mbakose cyaka ko agiye kuryama hano tuhaguriye none se wangigira we ntabwo arumwe ngo dutange ugiye kuryama nase kandi kukibaza kuki warya basi se turi mu nzu tumaye ko twese turi mu nzu iki none se hano uje gukora iki ahubwo wowe utekereza neza wasanga uri murarota wasanga uri gare neza ko gare jyanye n'iryawe se yakunada kuri rigare nese irigare n'iryawe wowe n'iryawe wowe n'iryawe irigare ntabwo usanzwe se uzahinde warya wowe igare n'iryawe nese gato cyaka oya ntabwo nabyemera man uretse twumvikana oya cyaka igare umva mwereke igare narirashikara uri kucyumva maze kurirasa mita ngiye kikanga wosanze ubu ngubu mvuye kunyara mbere kanze nkubwira uri kucyumva cyagiye burya twa turi hari irigare naryibye kare none se waryibye gute kare dore kimemenye iri si ihoni iri ni ihoni ryanjye nyine ihoni si naryibye akuse ntacyo reka nkure ihoni ryawe wibye ndigwe njyana igare ryanjye zishyirisha yaje n'ibyihoni n'igare ntabwo bishoboka cyane dukane nk'abantu basanga igare kwese turaryibye turyemeye ko twese turihuriyeho ubumva ubundi reka nkwereke akagabo gahimba kandi kataraza iri gare ntabwo wari njya ubundi nyiri igare ko mbonye agenda aragiye ne wamubonaga ntacyo mbonye kijya kibaje mu mbonye kikubise hasi kita kiri gihegeka cyahise ko bashaka kigiye kandi cyane inyo zitera umwaka uraki iri gare kunyana mu gisambu umuntu w'umusore iri gare katuryibe cyaka turigare katuryibe ndarishorera ariko niba unyumva ndarishorera turaryibana yego watse nkarishorera urishorera nkande uretse barinze badufata atse nayo nkarishorera reka dushorera wachaka kumva nyine twebwe turayigurisha tugabanya iri gare ugiye kurishorera ubwo nayo ndarigurisha itamo kimwe urishorera ndigurisha ariko urabizi none irya ninjye naritekereje karubuni cyaka nacyo reka nkwereke nacyo nawe ari kurishorera amapine nayawe amapine nayanjye amapine abiri oya reka nkorohereze urama kadi ryonyine ibindi byose tubitwara urumva aka kantu konyine ariko kadutera do naka kantu kumukara konyine reka nkwereke kadiri ume amasera ume n'amahembe naba kwigare ryose ni wenda gwa amapine wazira gwa amapine ariko bicamuko naye ntukagorane waretse atwara kandi ibindi byose reka gato turyane turabigurisha ibindi turabivuga nyuma noneho reka nkwereke umuntu ari bugurisha ndarishorera wowe arigurisha nari birishorera oya ndishorera natwe ndagurisha narigurisha nari iri gare sema yaryangira igihe iryangira kuko mana yagatse kuko ninduri twaye mwaka byara umuntu wari igare ni umuntu wari igare ndo mwaka byo ko byari rahaga ubusore rimbutse rimaze amaguru nage ibintu bibaho mana yanje kuko tumye mburi igare koko musigare ryanje kuko rigiye mana nyagasani kuko cyo kunya bitumye mburi igare Yesu ese man sawa uri murambira iki man cya igare ryanje ndisanga mana ngiye kunyobora nsanga no mu mufuka man umufuka sibangana ubungubu amasogisi ananya Yesu cyana sana harimo igare man dore nanga ko nta ririmo ese ko nari ndisize ahanga cyangwa sharikize muri iki gikapu man ngo niwo uri twaye dore ese man uko kugiye nari namunjiriye man ubusura n'abagenda gutyo man ese man subira inyuma hano waneye ureka ari wowe oya man ese ubwo man kama byatumye mbura igare reka mbe nanigendeye man ubwo kama byatumye mbura igare koko ariko man none paparanyica we niyo yanje we no ese man kwihagaze man cyane nanga nkugeza we mwana nta nugeza sibyo birashoboka ubuki ntabwo ibyo nabyemera rwose cyane ahanga rero nkugeze ngaho rero sawa ubwo ngubwo buvuye ese mwana igare twaryanye cyangwa tugiye kurigurisha cyangwa namvira ku igare wimvugisha amagambo menshi ntabwo nabyemera sha igare papa twaryanye mwana cyaka ugashaka gutuma mvuga nabi mvira ku igare mbese igare ni iryawe twari turanye twese ubyibuka twaryibanye ubu se wagize umuntu uzahanga akabanga igare ni iryanjye aba kari iryanjye ninde uri hose ndaguhetse ndetse n'ubwa mbere unye umuntu aheka cyaka niba udashaka amahane yanjye nawe mvira ku igare cyaka naryo uvuyeho naryo mvuyeho man naryo uvuyeho
yagenda rwose wa mwana mvira kwigare mwata kugora ni umuntu yayikoreye akazi ke ngiye kwigurishiriza igare mvira kwigare mwana ngiye kwigurishiriza igare nisiga sije ndi ngiye kugurisha igare ryacu twese wowe ntabwo urimo kuva mwana shaka vaho niba udashaka urupfu rwawe besha mwana w'intera ubwoba mwana shaka vaho Kigali twese twayihuriyemo sunzi nanjye sinkuzi twayihuriye ariko bicamuko waruzi ko iwacu ari kibungo nashaka bikibungo mwana nese kibungo avuze iki uzi ko iwacu bagendera ku rutaro areka ibyo by'urutaro uzi wacu se bagendera ku reka ejo mu gitondo ngwekeshe nubundi ntabwo napfuye rwiza mwana nushaka uzamekesha ikira ikintu kigoye bani nushaka uzabati runo ruzuru rungano urukire ku mutwe nta kibazo ariko nkambirwa ibintu ndi kumbwira ko numva byumva ariko bicamuko vaho mwana uzi ko iwacu baguhindura umusiko wowe nibashaka bazamindura inkoko kikoko kinini nada bazamindura inyoni urumva bicamuko ntabwo birakwigare mwana bicamuko ntabwo nabyemera nose bashaka bazongwiza niba cyane ndamahari igare ndiryanjye igare ndiri huko nguko dore niba dore ninjye ngiye niho yego turayifatanyije ibyo bimenya ibyo bimenya natifatanyije gute nawe dufatanyije uko ikisi uba mu nzu yiwanyu nawe mba mu yanjye twese ari kodeshereza twahuri Kigali turi abasabizi mvira kwigare aho se mwana bicamuko uraritsindiye nene siniryanjye bicamuko ari jyane ejo uzabona ingaruka ariko izo zingaruka umva mwana ahubwo wowe ugenda ujye gukora za ngoma igendere rwose nta kibazo ugenda ujye gukora za ngoma zawe igendere ntari reka kwigurishiriza igare yenda ukora ingoma umuswere usikari seriye ako mwana byose ninjye mbiteye shatse uburangare bwanjye